bita uburyohe bw'urugo. Abibonye? Icyo bita kuryoherwa n'urugo. Impeta iri hehe cyangwa wayisize? Bijuteri kari ubundi bayakoze hano yakoze akazi do. Nuko dukora. Do. Mu baryohewe n'urushaka. Abantu batuzi neza nako bajya dushidikanyaho. Nako dushidikanyaho. Ariko waga uraryohewe. Uraryohewe pe? Ijoro rya mbere ry'ubukwe ushaka bitari bisanzwe. Ijoro rya mbere ry'ubukwe dore Mika afite isoni. Mika muri iryo joro byari bimeze bite koko? Mwoka byaramo. Byari byiza. Byari byiza. Abageni nabasuye mu rugo. Hanyuma uyu ni umupromota munini, ni umuntu wajya nkiriraho. Warakoze cyane boss, ujye nkiriraho. Ariko igicira kuri iyi nawe n'imeta mwana tuzajya ngo niba bari meta kuzanyira. Icyo bitama ni Abanyarwanda. Abantu bari muri Amerika reka mbibwirira akantu k'ubwenge Miki. Niba ufite inshuti muri Amerika. Ikintu cyitwa financing, ibintu bijyanye na finance ni Christian, sibyo? Ibibazo bya finance, bya tax return, bya life insurance, uburyo wa creating a business niwe muntu ubikora. Ibyo bintu warubizi Miki? Ibyo bintu warubizi kuri kwirebera mora? Nabimenye. Wabimenye. Rero turaje tukurabure n'abantu bawe. Siko bimeze. Barushyireho nimero abantu banjye babana yo kubabeshya bakora amataxi ugasanga ibiceri byanyu babigiye agahereye. Batazi ibyo barimo. Christian ndabinginze nimero ye irahanga mbara umuhamagaro we ngo nkubonye kwa Aga. Nari ngukeneye. Kwa Aga nasaba. Rero ndakwinginze binkorera. Arahita bikora mu buryo bwose kandi nta nubwo nahenda.